kuri kamera oya ibi bintu nzabika reka nyifuza ariko bambwiraga umuntu utahumekaga utaryamaga utatera imbere wajyaga mu muhanda agasangamo ambutiyaje kubera umusatsi wanjye nahumeke natuze kabisa side musatsi yeso we papa kigamva rero mbonye mu byo twaganiraga Uwiteka aravuga ati abo nkunda ndabacyaha nanjye sugiye kunyaha abo nkunda ndabacyaha nazuru Uwiteka nawe ugiye okay ndetse Uwiteka wegerekaho n'akandi kantu ngo nk'abahati bihano kugira ngo aharuzazabuwe oh mana yanjye ayiwe ndirimbishizeyo oh haleluya amen amen izina ry'Imana rihabwa ndikumva ntangiye gukizwa ngiye gukorera Imana nshuti zacu rero ntituzi igihe azazira ku manywa cyangwa nijoro aharazaza bugorobye cyangwa umuseke utambitse aratihanangiriza kuba masiteka ryose kugira ngo ubwazatunguka azasange twite ariko uyu mwana tumwitegure dore turamwiteze ariko uyu mwana uzi ko yagusha umuntu ase nkugusha ikinywariri uzi ko yango imyenda nirangamuntu ibaze ko igihe cyose nkunda gukora ikiganiro hano nambaye iyi myenda oya ngiye kukubaza reka n'ibyenda nimba ushaka wambare n'amashaka ariko se reka nkubaza uzi ko wavana umuntu mu byizerwa ntabwo zi byizerwa bagiye badukuramo ndiko mbashaka gusenga tugatangira ikiganiro nifashirijwe uba unzanyeho nukuri hangane reka navuga ngo unzanyeho satani waretse ngasenga se tugatangira ubwo suramenye usenge noze ntabwo nzi gusenga ariko makiba nukankabiri oya mwe mu byizerwa basi reka nsenge ngaho senga ndumva mfite amavuta senga makiba twaye Imana dusenge noze gukanuye eka ntago kubaha Imana se ni ugusinzira oya se kandi ariko uziko wa mugani mu rusengero hari igihe bajya gusenga bakabona umuntu umwe arakanuye undi arakanuye ariko biriya bintu ubundi kuvuga ngo muce bugufi cyangwa mwubaha Imana dusenga ni ukuca bugufi mu mutima ubundi ugatuza ugasenga utuje uzi n'ibyo ugiye okay twubaha Imana dusenge iciye bugufi mu mutima gusinzira ntabwo nzi ko ari wo twubaha Imana dusenga Mana wo mu gihugu cyo mw'ijoro umunyamasengesho ndagarutse wa Mana we ndongeye ndagushimye ndongeye guhaye icyubahiro nguhaye icya 10 cy'imbavu icya 10 cy'amashyi icya 10 cy'umudiho Mana we ndakunezerewe wa Mana we ngushimye ukuntu wa Mana muri iminsi na okay kwishurashwa ntibimeze neza ariko najya gushimye ko wampaye ubuzima na makibaya waramurinze mu makibaya nawe Imana ishimwe Mana wo mwijuru rero nje kwicara ahangaha ndi kumva mfite umuntu uremereye na mama kibaya naye nubwo wenda bitameze neza ariko ni umuhereza imbaraga iki kiganiro kiryohe ariko rero Mana wo mwijuru we singiye kugutota amagambo nk'ugutonganya uhagaze aho mwa kumajya ko unciye mu isengesho nyine Imana ntabwo ngiye kwitota buretse Mana wo mwijuru singiye kugutota amagambo nk'ugutonganya ibyo musabye ni ibyo ibintu uze kubimpa nk'Imana yo mwijuru ifite ibintu bikomeye mu butware bwayo amen abo majiba ubunjiye mu isengesho umva kuvuga amatakaragas none nyine Imana se nayitota amagambo nako wayitota amagambo nk'uyitonganya nje numvise rwose wasenze ni sawa ariko nari numvise utangiye kuzanamo amataka maze rero uziko ariko uziko bavuga ariko uziko Bibiliya ivuga ngo Imana yo mwijuru ireba ibyiherereye ngo tuye ngo ibiki byo hirya no hino ngo mvuze ibiki numvise ibiki makiba ibaze ko nawe wari wikanze hari umuntu tubana iyo ngiye kuvuga ijambo ahita yikanga ngo nigishe umugiye kuvuga ese mbabara umwiza ukuri wakiwe okay tuhagararira
hanyuma ugamije iki? nyine nari ndi gusenga uje usanga ndimo niririmbira nkumva utangiye kuzana ibyo hirya no hino, ubundi ugamije iki kuri wowe? nyine waruririmbye numva ndafashijwe, ndavuga ni rero ni gute se nanjye ntazamura isengesho, igipindu cy'isengesho ngo nyohereze mu ukanatitira. ntabwo natitiye ariko mana mbona ari cyo usigaje. ntabwo natitiye, ntabwo za ndimi hari zo wumvishe se zira ndimi bazigira he? ndani mu ijuru. none se mu ijuru tubana mu isi, izo ndimi ajya kuzigira mu ijuru ngo simbizi iby'abandi, simbizi genda kwibariza ibyawe. uje witura mu byanjye, mbwira ikikuzanye n'ikikwamisha. tuje mu kiganiro. Okay, nubwo twasuhuje abantu, Yesu we turabasuhuje tubahaye yewe ayo amana we nareba ngasanga uzanye amafitire kabisa. bana we nukuri turabasuhuje muka byaramwe gusa ni byiza pe. uje ugasanga baravuga ngo iyo usanze abiwanyu barya ubaryamo. ako kagani wari ukazi ngo iyo winjiye ugasanga abiwanyu barya nawe ubaryamo. uwo mugani se uzajya kubahiriza i Kigali ku biryo by'abandi baguca intoki? orohanyire we nawe usanze niririmbira uranyerera iti dumburi ubiguyemo ati mfite isengesho. ariko ntacyo bitwaye n'ubundi indirimbo ijyana n'isengesho. yego cyane iyo ari iyo kubaha Imana. buriya njye ndasenga ntibasenge. yego papa Kigali basenga iki kandi nasenze? izo ndimi noneho zivana njyewe ndasenga ntibasenge, ndaririmba ntibaririmbe, ndavuga ntibavuge, ibintu byose mbe ngo ndakora ntibakora. mbese gukora wenyine mu isi wakumva bikumariye, ariko mu makiba uramutse ukora abandi ntibakore wakumva bigamije iki muri wowe? byakwerekeza kuki? mu makiba ndi kumva mfite ihungabana. wahungabanye ute se kandi? ubu noneho ndi kumva nahungabanye ibintu byo abantu bo kuri izi mbuga bagiye bampungabanya neza. bampungabanyije noneho bari kujya bantuka nyuma yuko nakoze cya kiganiro naragipostinze. ikihe? nta kiganiro uzi twakoranye bakajya uri kumbaza ngo nyine ngo kubyanjye ngo bwite ngo ibyo umugabo ngo nzaba umugabo ngo ibiki n'ibiki, none barantutse numva iseseme iranyishe. ariko mufite icyo noneho uzi ukuntu bagiye bambwira numva ngo niyo ngo abagabo ngo baba barashize ngo papa Kigali ngo akaba ariwe ngo usigara mu gihugu ngo namenya yuko ngo ngumiwe ngo nta kibazo. yemwe bako ubu ndi mubi nta kibazo n'ubundi ntiwendaga kuzabatwara bose. n'ubundi nta mugore nshaka. oya ibyo ni ibikureba. nta mugore nshaka pe. izo ni inshingano zawe kandi ni n'uburenganzira bwawe. gushaka no kudashaka n'uburenganzira bwawe. nta mugore nzabana nawe naragize. rero tujye tuvuga dufite intego. hari ukuntu umuntu ajya avuga ngo mfati jya mbyumva mu makinamico ariya yo kuwa kabiri abase barana ngo mfati ngo kuvuga ni ugutaruka ngo bigenze gutya na gutya, ukumva ni akantu keza, ukumva agiye gucunguza uburyo umwe. ese papa Kigali iyo uri kuri cano yawe urimo ubwira abantu uba wumva ibyo uvuga bigufashije ku buryo byafasha n'abandi? reka maze mbabwire. okay, hari n'umuntu wabwiye ibyo bintu ngo ninjye nkora ibintu ngo byigisha ngo byubaka. rero mu by'ukuri ubu ngewe ubu buzima turimo umbabantu reka mbasubize ni ikinyabupfura, ndasubiza mu kinyabupfura ntawe mpungabanyije. ntabwo nshaka ko cano yacu izajyaho abantu bahungabanya abandi. nyine reka ko izabasubiza intege mu buzima ikera imbuto. nyine igisubizo ngiye kubasubiza kirabasubiza intege mu bugingo. wa muntu wenyine wo umbwira ngo ninjye nkoranga ibintu ngo byigisha ngo ibintu byubaka, mbere na mbere mushaka ko nzagenda nkazana umucanga, amabuye, igitiyo, amasima, inyundo, imisumari kugira ngo bikubake? ariko kubaka wagira ngo ni ukubaka urugo cyangwa inzu? uretse hari ibyubaka. ese no mu ndyo yuzuye habamo ibyubaka? none se ikindi ufite umutima wawe ufite wenda ibyawushegesha ibyawushanjaguye sinari impari, uraje rero wenda ukubitanye na posti yanjye uraje uzimfatiyeho ngo ninjye nkora ibintu byubaka umutima wawe. ibyawumenaguye ndabizi, nzi byamenaguye umutima wawe. ese wagiye ugerageza ugashyiraho ibyubaka umubiri n'ubuzima n'umutima byose? ariko nyuma ndi gukora ibyubaka umubiri wanjye n'ubwo buzima n'umutima, sinzajya kubaka imitima ya rubanda uwanjye ntawubaka. okay, ibi bintu mubona nkora njye biranyubaka. none se ko wikunda, ko
kandi Imana yaravuze ngo dukunde bagenzi bacu nk'uko twikunda. Nkaba numva wowe wikunda wenyine, ugerageza kubaka ubuzima bwawe, umubiri wawe. Ibyo rero nta muntu nkunda nk'uko nikunda. Iryo jambo ry'Imana siniryubahiriza. Ni ukuri gukunda umuntu nk'uko nikunda urarenze. Gukunda umuntu nk'uko nikunda oya, njye ndikunda rwose. Ibintu nkora mba numva binyuze, mwebwe uko mubyakira ibyo ntibindeba, bizabagwe neza cyangwa bibagwe nabi ntibindeba, ariko njye biba binyuze. Sinzabakunda nk'uko nikunda, iryo kosa sinzarikora. Oya, reka nkubwire, ijambo ry'Imana iyo ritubwiye mujyanye mu ijambo ry'Imana kandi turagerageza. Uraryanga se? Oya, ntabwo ndyanga, ariko oya, reka nkubwire, turagerageza. ndimo nyine turiganirira, ariko wa mugari tujye tunaganira ikintu gituma umuntu agira icyo akura, asubizwe intege mu bugingo. Ndakumva cyane. nk'ubu ukavuga uti Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. None se si keza niko mubaze ko ingere no mukibana ibintu nanone mba ntashaka kuvata ibintu by'ijambo ry'Imana ukabigenda ubicomeka ahantu hose. Ijambo ry'Imana s'ubundi ni itegeko ngo buri muntu wese aryubahirize, ariko niba bitakuri moje bimbamo nyine njyewe amagambo yose ari muri Bibiliya si itegeko ngo nyubahirize. Ngenda nkareba nkurikije n'imyemerere yanjye n'ubushobozi mfite muri njyewe, nkavuga ni iri jambo nzaryubaha. Ngo hari n'amategeko wenda ngo y'Imana mu 10 ni itegeko wese kuyubahiriza se byakabaye byiza, ariko ntabwo twabishobora. Ijambo ry'Imana rero sinahera ku rupapuro rwa mbere ngenda mbyubahiriza, ariko wabishobora yabishobora. Ninde ubishoboye? Reka rero nkubwire, ijambo ry'Imana narivuga ngo iki se? Iyo bavuga ngo ijambo ry'Imana ni uko baba bazi ko dukunda Imana, kandi icyo Imana ivuze gisohora. Kandi twese mu isi yose duhanze amaso Imana. Burya rega n'umujura yagiye kwibarwa ngo ya Mana we ngo babarire ntibamfate, ariko Imana nayo yaragoye akabishyira bo ngo babarire ntibamfate. Imana nayo yaragoye. Undi bibye nawe ati Mana mbabarire unyere ku muntu nyibye, ubwo ubona itaragowe ahubwo. Ariko Imana nayo rero izi utuntu twinshi. Ibaza Imana irengera umujura yagiye kwiba, Imana ikarengera umusambanyi wajya gusenya urugo rw'abandi, Imana ikarengera umunyabyaha gute, ariko ikakurengera mu byo urimo byose. Imana ntihutiraho, yihangana, itwihanganira igira ngo irebe ko twahinduka, kuko ntabwo ihita iguhana. Umubyeyi mwiza arabanza agacyaha umwana we, akamuganiriza, akamugira inama. Nyuma y'ibyo umwana iyo arenze ku cyo yaganiriye n'umubyeyi, aramukubita akanyafu akamucyaha. Ariko ni Imana yacu nayo ntabwo ihutiraho. Hari indirimbo kera twari turimo ngo itwihanganira idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, itwihanganira twese idashaka ko hagira n'umwe urimbuka. Z'umucyo wazagiye kuririmba, nanjye nzi kuririmba buriya ntumbone gutya. Nta cyaha, tuzashinge korari. Ubundi mu makibare kadukora itsinda ryo gukora umuziki nge nawe. Ikibazo se ibyo waririmba n'ibyo naririmba ko bitahura. Yego ubundi se reka nkubaze, wigeze uririmba muri korari? Iyi Sunday School nayiririmbyemo. Oyahe nyine yo ku rusengero rwacu naririmbye muri Sunday School no muri korari ya kabiri y'urubyiruko naririmbyemo. Nahajya hese ni kuri ADP nyine y'iwacu n'abandi. None se ushatse kuvuga yuko hajya nsengera muri ADP? Iyi muri ADP. Mbona ibyawe bidahamanye na ADP. Oya. Ngwiki. Ibyawe ntabwo bihamanye na ADP. Ariko noneho uretse gato nagira ngo gusubize ko muri korari abantu iyo bari muri korari bataririmba n'ubundi bintu bimwe. Baririmba indirimbo imwe ariko ntibaririmba ibintu bimwe. Ibintu bimwe nshatse kukubwira uzi ibyo ari byo. Kuririmba kimwe, amajwi amwe, hariho soprano, alto, tenor na bass. Ubwo rero ntabwo wazanga uririmba ibyo ndimo ndirimba. Nyine nge n'indirimbo uririmba sinazishobora. Ntiwazishobora. Noneho kandi niyo nkurebye nawe ubwawe mbona udahamanye na ADP. Oya ndi umu ADP original ngewe.
nukuri ndi umwadeperi nukuri nuwakumva yakumirwa ubu uradeperi ikize za derete sari zo ngifite zo amakiba barabimenye ko niyobashije ariko nanjye reka turebe reka nkubwire dore akanya gato kuri kamera oya ibi bintu nzabika reka nyifunge reka funge kamera banamo turebe nayifunze bana cyangwa se ureke nkwereke nayifunze banamo turebe kamera ntayiriho tureka turebe nzagakata reka turebe kamera nayo oya mu makiba nzagakata okay narahindutse ndi umwadeperi original amaherena se barayemera Hagera mbaye amaherena okay ni gake ariko ni gake disi ubwo habanje direde hazakurikizaho n'amaherena kandi ntazishokera rimwe ibaze ko nk'uyo uruhara iki abarufite se si abasaza beza biyubashye bashimwa n'Imana ubu ngaragaye gute n'uruhara oya ariko Yesu abafite uruhara ni abantu b'abasaza beza bashimwa n'Imana umutima nk'uyo uruhara mana we banamo turebe ubwo navuze ko ntazi zana turebe n'abakunzi bawe babone ko wavanyeho rwa rushoke reka rurarwitwa urushoke ntibabibone kera nari mfite papa wanjye akiriho noneho yabona umuntu ufite umusatsi mwinshi yarwitaga urusatsi papa wanjye we yarwitaga urusatsi akavuga ngo ndebera urwo rusatsi uzi ko rwabaye urushoke neza agahita akubwira ngo nonaha mbare kabiri wamaze kwiyogoshesha abantu bo kumvuga barambwira ngo ndi inkemba rusatsi n'ayo magambo y'inkemba rusatsi narayumvaga noneho kandi kera yanatubwiraga ngo abare kabiri gatatu wamaze kwiyogoshesha ntabwo navuze banaguhaga amafaranga ngo ujye kuri tombeza wari ukuzana urwembe bakakogosha wakwanga wigize ishyano bakagushyiraho umukasi none ntabyo uzi ugikubitana nanjye mvuye kwiyogoshesha wari ariko wiyogosheshereje wapi Kicukiro narateze njya Kicukiro mvuye Nyamirambo kwiyogoshesha uzi ari iyihe mpamvu ntabwo wayimenya hari umuntu tubana mu gipangu njya mwereka hari ibyo nyankora nk'uruhara gutya ingofero nkamwereka uruhara akambwira ati mbabarira umbwire ngo n'amafaranga ntuzongere kunyereka uwo mutwe wawe uzi yewe uruha cyangwa ni kuri umuntu umusatsi uhisha byinshi reka nkubwire reka hari umusatsi hari n'uruhiza ari rwo bita urushoke aho si uruhizi umusatsi wanjye wari uruhizi koko nawe undwara uruhiza ni urusatsi urushoke wewe wafuragamo nyine ubwo ni uruhiza ariko urushoke ni rwa rundi umuntu aba yikoreye atanafuramo atagize ate nawe ufatikanyije n'abambwiraga ngo ndi inkemba rusatsi ariko gusa papa giga urashekeje n'abo bajyama bawe ngo ni abafana ngo ndi inkemba rusatsi ni ukuri none ibaze ko basigaye bambwira ngo umusatsi wanjye ngo ubamo ngo nyabingi ngo ziwacu ngo n'imihamuro ngo kubera ngo kiriya kintu ngo utari gikase ngo mutwe ngo buriya ngo ni nyabingi ariko ntimugire ngo nimwe mwatumye niyogoshesha mfite impamvu kandi ifatira wowe ukunze ikintu cyajya kunyogoshesha urupara urumva ari ikintu cyoroheje nuko bakubwiye ngo harimo nyabingi ubese kubigeragereye ku mbuga babimbwira siniyogosheshe nkarushaho kuwongera ayo magambo yanyu ari kunkanga ntimuzagire ngo igihe cyari kitaragera Uwiteka yari ataragukabakaba ku mutima yari ataragukoza ikara ku mutima mushimire Imana rero Uwiteka yankabakabye nariyogoshesheje abataryamaga musinzire abatahumekaga mu humeke papa Kigali yogoshe rwa rushoke ngo n'urushoke uruhiza ngo rwa ruhiza rw'uhafu mu maziga n'abasoka nuko rwaye gripe nari guseka nkibarangura ngize ngo si wowe babarira ntuzane nguhe umutima wibara ngo ubundi njye n'inkizo najya ndirimba ngiye kunywa oya ndasetse nshaka kwibarangura kuko sinakekaga ko wakwiyogoshesha icyo ni icyambere ako kurwara ni bibi Imana iyo ntarwara gripe mba nigaraguye ako si iki ko niyogoshesheje iyi studio mba nibaranguye abantu bakaranga bantu ba hano rero Samusoni yari yogoshesheje ubu nta tubaraga na dukeyangira mana we
nyine wumve ngo ngo imbaraga zanjye ngo zabaga mu musatsi ngo nari Samusoni mutoya kandi ariko bambwiraga umuntu utahumekaga utaryamaga utateraga imbere wajyaga mu muhanda agasangamo ambutiyaje kubera umusatsi wanjye nahumeke natuze kabisa side musatsi yeso we papa Kigamba rero mbonye mu byo twaganiraga Uwiteka aravuga ati abo nkunda ndabacyaha nanjye sugiye kunyaha abo nkunda ndabacyaha nazuru Uwiteka nawe ugiye okay ndetse Uwiteka wegerekaho n'akandi kantu ngo nk'abahati bihano kugira ngo umuntu akunde yihane cyangwa akunda bire nawe ugiye kumubita ibihano baragucyaha abafana bawe bamaze kugucyaha uvanaho urushoye ubongozi nukuri ni yemwe abafana mwe babongoze sha abantu b'abafana ba Papa Kigali mwarakoze ukizana mu by'abafana mwarakoze oya batanagira ngo ni uzurushoke yari afite hano oya batanagira ngo ni uzuruhiza yari afite uwo mufana wajya kunyogoshesha ntabishaka ni ayo magambo yanyu se ngo yamwara ku mutima inshuti yawe niyogoshesheje kubw'impamvu zanjye natazajya nugenda yicina incyaramba ngo twamusizeho kuresha yiyogosheshe sawa ni inshuti z'umuntu ziba nta nshuti mfite muri bari abantu babarira inshuti z'akadasohoka oya musangira ntigucure mugendana ntigucure nta mufana mfite dusangira mu nancu kugira inama ikakugirira akamaro uwo niwe nshuti nyanshuti njyewe nanashimira umuntu bose bakubwiye iby'urushoke ntabwo erega si comment yatumye niyogoshesha bampaye amafaranga bampaye amafaranga ndiyogoshesha inyuma abo kubisanga ibyo byihorera by'amafaranga mwabafana mwe niba ngo reka natari mwebwe erega nta mwuga udakiza umwuga se umuruwe mwuga shaka bisa Papa Kigali noneho najya nakwemera ikize akira rero zamura amaboko y'icyubahiro Imana se n'icyubahiro Mana zamura amaboko ushimira Uwiteka icyubahiro ni iki se ngo ndagushimiye kubona Papa Kigali atagifite rwa rushoki n'uruhiza rw'umusatsi izina ryawe rihabwa icyubahiro genda Mana uri nziza nubwo numva ngo nituzigiye uzazira ayipo manywa cyangwa nijoro ayiwe uzazabuwe Mana yanjye ayiwe indirimbo ishizeyo haleluya amina amina izina ry'Imana rihabwa ndikumva ntangiye gukizwa ngiye gukorera Imana nshuti zacu rero nshuti za Mama Kibaye bakunzi ba Mama Kibaye nshuti zacu z'akadasohoka ndabashimira uburyo mudukurikira ndabashimira uburyo mudutera inkunga yo kutwandikira amakomenti amasubscribe mukadushayiringa ni ukuri imbaraga sigara basezeranye ndagiye Dubai imbaraga mudushyiraho sizubusa basezere murakoze Uwiteka azaba umugisha